Kaze neza kuri byikorere, ndabashimira kumwamaza gukora subscribe. Nawe niba utarakora subscribe wakanda subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana muri video zacu za buri munsi. Umunsi ngiye kwereka ukuntu ushobora kuba wamenya niba hari umuntu usoma message zawe kuri WhatsApp, n'uburyo ushobora kubyirinda. Abantu benshi ntabwo bakibimenya. Umuntu ashobora kuba asoma message zawe ugasanga nubizi akanazisubiza, akaba yanagukoresha n'amakosa mu gihe runaka, cyangwa se ugasanga umuntu azi ibyawe byose ashobora kuziridinga ntazisubizeho, ukaza ukazisubiza utazi ko abizi ibyawe nyine uvugana n'umuntu runaka. Rero ngiye kukwereka ukuntu ushobora kuba wabyirinda n'uburyo wamenya ko umuntu akumviriza cyangwa se areba WhatsApp yawe ayikoresha. Uzana kuri WhatsApp bisanzwe, WhatsApp waba ukoresha ariyo yose, ukazamo hano ukahita ujyana kuri linked device. Urabona ahangaha ubundi uba wemerewe guconnecta imashini yawe, device kuri WhatsApp yawe zigeze muri enye. Ngewe ubwanjye mfite ino device ya kabiri, niyo ndi gukoresha, niyo yanjye. Iyi ngiyi sinzi niba ari nk'ahantu naroginze iyi simbyibuke, sinzi niba ari ukuntu byagenze, ntabwo mbizi. Rero icyo ngiye gukora ni ukumenya ngo ino mashini ino device ni iki nakora kugira ngo umenye iwe ari we. Icyambere rero maze ukabona device information ni Google Chrome. Bivuze ngo umuntu uri kureba ibyanjye akoresha Google Chrome. Yari telefone barayikubwira. Rero ubwo ari Google Chrome nshobora kuba nagira gute nayideletinga nkayikoramo. Mu gihe umaze kubona ko ino device nayizi, uhita uzanga ugakanda kuri remove device. Iyo uremovinze device ihita ikora logout, ntabwo yongera kugira access kuri WhatsApp yawe. Rero niba ujeho hano kuri linked device ukaba uzi ko nta hantu ugeze linkinga na rimwe device yawe, ukabona harimo device linkinzeho, icyo usabwa ni uko ukora remove, ukayirimuvinga. Bitaba ibyo uzajya uhora wumvirizwa cyangwa ko usoma machine za message zawe zisoma. Urabona ko iyi active, ndimo ndayikoresha ku mashini iyo ndayizi ni yanjye. Rero ni gutya wakirinda abantu bashobora kuba bakoresha WhatsApp yawe nta burenganzira bafite. Umuntu ushobora kuba yasoma message zawe nta burenganzira afite. Ni gutya wabyirinde. Kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo dukomeze kujya tubaha video zimeze fresh.